bazerewe mukomere kwezi la manulo zabagwasa ukukulama kumwana Culture Empire. muzani ibyiza byo konsa umwana mutoya amashereka burya n'ifunguro ry'ibanze. Reka ngusuhuze cyane nizera ko umeze neza. Nge ni Jimmy Pro, hano ni muri Level and Record ni studio yanyu mukunda cyane. Harashize rero iminsi myinshi tutabagezaho zimwe muri gahunda zibera muri studio nkuko twatwaye basezeranyije, ariko nanone burya ni byiza ko iyo duhuze tutaba duhugiye mu gusa ahubwo tuba duhugiye none mu kandi kazi. Hari ikintu rero uyu munsi nije kuvugaho niki. Akenshi na kenshi abantu bumva ko cyangwa se benshi bazi ko indirimbo kugira ngo ikorwe neza isohoke neza biba byaye ngombwa ko abantu baza muri studio bagafata umwanya munini muri studio, ariko uyu munsi naje kubereka ko ibyo nabyo hari igihe indirimbo ikorwa mu bundi buryo kandi bikagenda neza cyane. Ngiye kubereka uburyo nakoze indirimbo navuga ko nayikoreye mu nzira mu muhanda, natangiye beat mu nzira nkoresha headphones, nyuma tuza gufata amajwi ibindi mbikomereza aho nari nagiye kuruhukira, kandi nivuga ngo twabitangiye uyu munsi nimugoroba, bukiye bwaho nivuga ejo indirimbo tujya kuyiperforminga. Niyo numva ko bitashoboka, ariko ngiye kwereka process yose uko yagenze. Reka ngushimire kandi wowe ukomeje kudukurikira, wowe kuze subscribe, ni byiza cyane. Naye kandi nifuza kujya ubona ibyo dukora umunsi ku munsi, ntugende udakoze subscribe cyangwa se udasharinze kugira ngo n'abandi bose bajye babona ibyiza tubagezaho. Ikaze rero mu kiganiro, reka mbereke neza uko byagenze, mbatembereze no ku kirwa cyo ku Nkombo nagezeho. Oya reka maze ndake kuvuga byinshi, turangira mu kanya mbereke uko byari bimeze. Ahangaha rero ni muri joro nyine uko mubibona, ni mu cyumba nari nagiye kuruhukira, ubwo narimo nongera gusettinga kugira ngo numve neza ibyo nari nakoze. Hanyuma bukiye bwaho rero nibwo hanze nongera complete beat, ni ukuvuga ngo nari nakoze gusa nari nafashe amajwi make, hanyuma ibi byose bituzuye, nta na keyboard nari najyanye, ariko uhanga narimo nkora beat, narimo nuzuza beat, narimo nshyiramo bass guitar nkoresheje keys nyine zo kuri machine nkuko muri kubibona. Ni akazi katari koroshye kubera ko urumva ko hari urusaku rwinshi, abantu bari hanze. Narakomeje turakora, hanyuma bigeze ku masaha y'umugoroba nibwo twagiye muri studio iri Kamembe, studio y'umugabo witwa Banani muri Super Eagles ku bahazi. Studio nayo nyine imenyerewe muri uriya mujyi wa Kamembe, nayikora neza, kujya kumva neza ibyo twari codinze, tunongeramo utundi tuntu twari twibanze. Ubwo iyi ni indirimbo y'umuhanzi Marshal Ujeku yitwaga ngo dushyigikire ababyeyi bashobore konsa. Yari imwe muri gahunda za leta inagikomeje n'ubu ngubu yo gushyigikira abana ndetse no kurinda abana kugira imirire mibi no gufasha ababyeyi kugira ngo babashe konsa abana mu gihe gikwiye. Hano ni muri studio ya Super Eagles kwa Bana Pro, niwe waduhaye umwanya kugira ngo tubashe kumva neza ibyo twari twakoze. Ababyeyi bashobore konsa, basiganire nawe mu
ababyeyi bashobore kuza gufata umwanya mu byo twakoze ndara mbitunganya kugeza mu gatondo, aho rero indi gahunda yakomereje mu modoka. Iyi ngiyi ni mixing na mastering ndimo nkorera mu modoka, ari nako turi mu nzira twerekeza ku kirwa cya Nkombo. Ni ukuri numva ko bidashoboka, ariko nimwe muri studio session nakunze cyane, inyereka ko ibintu byose burya cyambere ni mu mutwe no kuba uzi ibyo uri gukora. Hano rero ni mu modoka twarimo twumva beat uko iza ku sounding ama speakers yo hanze, ko burya imodoka nayo ni kimwe muri reference nziza zo kugira ngo ube wabasha kumva uko indirimbo yawe iba izasohoka. Umaze kubona rero uko byagenze, indirimbo tumaze kwitunganya, twahise dukomeza urugendo. Bidatinze tuba tugeze ku Kivu, reka mwite ku Kivu. Nibwo bwa mbere navuga nangiye kujya mu bwato, nari mfite ubwoba ariko butari bwinshi cyane. Nerekeza none ku Nkombo, nari nakoze injyana ya Nkombo style, ariko ntarahagera umuhanzi Marshall nabo bari bari kumwe, Ganza, Masunzu n'indi kipe yose murayibona mu bwato, kuko twari tumeze twishimye turi kuva ibintu kugira ngo tugere ku kirwa cya Nkombo tumeze fresh. Twarakomeje rero tugera aho bita ku Nkombo, muratubona mu bwato. Ni mu bwa mbere nangiye mu bwato, nari mfite akantu kako ariko bitari cyane nyine. Twerekeza ku kirwa cya Nkombo, nibwo bwa mbere nari mpageze, cyane ko twari tumaze gukora injyana ya Nkombo style turi kumwe n'umuhanzi Marshall. Tugeze ku kirwa cya Nkombo kandi twasanze batwiteguye neza cyane. Abekagura muri Nkombo gure muri leta y'ubumwe oye, ubuzima bwiza oye, akarere ka Rusizi oye, umurenge wa Nkombo oye, ekawe ekanamadula emweru. Mungwase muri mwahiyumva, mwagenda mwashubiramo, twagendere ekawe ekanamadula emweru, ekawe ekanamadula emweru. Twageze ku kirwa cya Nkombo dusanga batwiteguye neza, asigara tufata n'umwanya wo guperforminga. Ibaze guperforminga indirimbo abantu batazi, indirimbo bumvishe bwa mbere, nawe bwa producer utigeze ubonye umwanya wo kumva, ariko abantu bakayikunda, bakayishimira, bakayibyina. Muzani ibyiza byo konsa umwana mutoya, amashereka burya ni ifunguro ryibanze ku buzima bw'umwana, kuko afite intungamubiri zuzuye. Dushyigikira amaboko nyanya uzasigane nawe muramba, yewe papa usigane. Dushyigikira ababyeyi bashobore konsa, umwana akwiye gushyirwa ku ibere nk'isaha ya mbere akivuka, agakomeza uzasigane nawe muramba, papa usigane. Dushyigikira ababyeyi bashobore konsa, yagera ku meza ugende rushaguma meza konswa n'abafasha byuzuye kandi ritegura isukanye. Dushyigikira ababyeyi bashobore konsa, usiganye nawe muramba, dushyigikira ababyeyi bashobore konsa, usiganye nawe muramba, papa usigane. Dushyigikira ababyeyi bashobore konsa. Bagendere
ababyeyi bashobore konsa bagendere hura turagira ngo buri wese yongere asubire mu mwanya we Marshal urakoze cyane kwezi la manulo zabagwasa ukukulama ko mwana Culture Empire. muzani ibyiza byo konsa umwana mutoya amashereka burya n'ifunguro yibanze ku buzima bw'umwana kuko afite intungamubiri zuzuye ushyigikira ababyeyi bashobore konsa gashosi kanyere nawe mulamba yewe papa we urasigale ushyigikira ababyeyi bashobore konsa. Yes, mwayibonye ukuntu process yose isa niyagenze nubwo ari mu ncamake cyane ko ntabwo numva ko ari ibintu nazafata nkabyerekana nabifataga uduce ntanabyitayeho ariko binyeretse ko studio session z'ubutanzanya nyifata kuva nyitangira kugeza irangiye. So stay in touch ya Level 9 Records ni Jimmy Pro. Mwakoze cyane gukurikira iyi video igaragaza uburyo twakoze indirimbo tuyikorera mu muhanda niko babyita cyangwa se mu nzira kandi itambuka neza n'ubutumwa buratambuka. Ibi bigaragaza ko ibintu byose biba bishoboka. Icyambere nuko ubishyiraho umutima ukanakoresha ubwenge Imana iba yaraguhaye. Stay in touch, turi kumwe. Izindi studio sessions zitandukanye nazo ziraje mu minsi iri imbere kandi ritegura n'isoko ushyigikira ababyeyi bashobore konsa gashosi kanyere nawe mulamba yewe papa we urasigale ushyigikira ababyeyi bashobore konsa bizamufasha gukura neza mu gihagararo no mu bwenge bizamurinda indwara ziterwa n'imirire mibi kugwingira bwaki umusonga gucibwamo n'izindi zose zituruka ku mirire mibi ushyigikira ababyeyi bashobore konsa gashosi kanyere nawe mulamba yewe papa we urasigale ushyigikira ababyeyi bashobore konsa kura sinkubeshya singutaka bimwe bisanzwe abantu bakabya cyane uri nyampinga ukagira ubuntu imbehe yanjye ikabibere ryawe